aya wahabonye nahabonye handitse ngo iki kwandimba ati ujya kumva se uri cyamamare pe ujya gusenga ushimira Imana pe mwarane ngo ushimira Imana Nyagasani ikiduhagaritse ngo tukaba tugejeje aya maginga nawe amagingo nawe ujye ushima Imana pe ikaba ikiguhagaritse n'ukuntu mbonye ukuntu ari umeze ngo kandi ubundi uratashye twongere twishime tunezerwe ngo dushimire Imana Nyagasani ikiduhagaritse tangaje cyane n'igiki ikintu cyanangaje n'ukuntu ufite na formation iyi niyo mpano ye yaravuze bamwubakira inzu ndavuga niga mu kigo cyiza aravuga bamutoranya mu bana bazajya gusangira na Jeannette Kagame by'umwihariko abwa unajya aragenda arasesera aba ari we mwana uteruka mu bana bari bahari barenga magana ubwo se abantu rwose abantu banyurwa ubwo uvuye hanze ukagera mu gihugu tubona ati cyo gihugu gifite amahoro mu bindi bihugu hanze usanga harimo mwigaragambye hari barimo kurwana ariko u Rwanda rwacu ibintu by'imyaragambyo ntabibamo ibintu byo u Rwanda rwacu rukeshwa n'ibyishimo umunezero n'uburinzi njewe nshobora imodoka ziragenda nijoro ariko hanze umuntu agenda nijoro yafunze ikirahure nubwo afungura ukumva akayaga nta kibazo ubwirwa n'iki kutigeze ugera hanze hanze wageze neza rega izo kamera se zibereyeho iki genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Reka nizere ko mumeze neza cyane Noheri nziza n'umwaka mushya muhire abakunzi b'urugendo online TV nge nitwa Samu Gakire nkomeje urugendo rwanjye ndi kumwe na Jerry ku majwi ndetse n'amashusho abantu badukunda badukurikira umunsi ku munsi nzi ko twabanye muzakomeze kubana natwe n'ubundi no mu mwaka mushya tugiye kwinjiramo ndi kumwe na Fabrice icyamamare turi mu rugendo Fabrice umeze neza ndahumeka cyane pe umeze fresh cyane kabisa ngira ngo ubu ngubu turi mu cyogajuru tugiye he nimba nibeshe turi kujya kwandimba oya Norvège ni mu kihe gihugu Norvège se Norvège ni kuhe mugabane n'umugabane Afrika Fabrice we abantu badukurikiye bari Norvège Norway turabasuhuje cyane ngira ngo bimwe mu byamamare twagiye duhura na Fabrice byinshi cyane ni abo yari yaransabye guhura nabo ariko umuntu bita Ndimbati ntago twakundaga guhuza iminsi ngira ngo Fabrice yarambwiye ati ngiye nkunda Ndimbati byatari uzamuzera Ndimbati re nawe kumuhamagara byahuje ko nabasanzwe yemera Fabrice ngo arakwemera ngo wakoze umudomo ariko Fabrice mwamubonye akagofero yambaye aka kagofero ko ngo wagakuye kwa Sarongo cyane rwose mu Bugesera ngo nakamarikize nakarinda izuba cyane nakarinda abanzi banje mwanza agiye kungera hasubirayo ngira ngo Norvège twayiseskayemo ngira ngo nahantu mu byukuri ku bantu batari mu Rwanda cyangwa se batajya bahagera ni hamwe mu hantu ari imiturire igezweho hari iterambere ngira ngo ura n'umudugudu wa Norvège handi hatujwe abantu bagiye bakurwa mu manegeka ngira ngo Ndimbati ni watuye ariko ngira ngo tugiye kumusanga kwa Ndimbati harantu bita kwa Ndimbati ngira ngo na address ikomeye ku bantu baza Karama cyangwa se abantu baza Norvège ngira ngo aho hantu barahaze cyane ni nahantu hazwi cyane Ndimbati ubundi mukundira iki Fabrice Ndimbati ubundi natangiye kumubona muri filime akina na Baseburikoko namubonye muri filime ndavuga ati sino muntu bona nyine yaktinga neza ibintu byo nyine abikora neza kandi mu buryo bunyurutse nyine ndavuga turamuntu akantu nazamukura nakaye kantu wabonye kuri Ndimbati karagukoma yaktinze ni umunsi umwe yicaranye igiparato cyuzuye inyama ari wenyine akima umugore agira akavuga ati ntago naye nabyara akavuga ntago naye nabyara ntago ari kubura kuvuga ibiryo ni iki kintu uri mu bintu uri bumubaze ni iki kintu ufitiye amatsiko yo kumubaza ikintu mfite amatsiko ni ukumubaza ukuntu yasubiranye n'umugore kandi uwo mugore yaramufungishije iki kibazo ikindi ikindi se ni ukumubaza ikintu yapfuye n'uwo mugore
ikindi ni ukumubaza ati se iriya ndahetse yambwiye tekinike nanjye nkayigira. ikindi aha ntabwo ibibazo 10 kanumvira ikindi ni ikera ikindi kintu uri bumbaze ni ikihe kumva ibindi biraza kuza inyama bita indimbati nawe ujya wumva akunda kuyivuga ni ukuvuga ngo tugiye iwe tugiye kumusura twavuganye ngira ngo dushobora kuba birashoboka ko twaba yaba yageze mu kazi ke cyangwa tukaba tunamusize mu rugo kuko turahatambutse ariko nanone ntabwo uyu munsi visite twamusabye ariyo kujya kumureba iwe mu rugo rero ngo audience twamusabye niyo kujya kumureba ku kazi buriya kujya kumureba ku kazi sibyo byiza Fabrice byiza da kubera karana dutamo nyine abagomba kuguha Noheli kandi urumva ntago wahura n'icyamamare nka Ndimbati inyamasheke ubundi Ndimbati mu mufata uti Samu siniyo kubeshya Ndimbati inyamasheke arazwi ku rwego rwo hejuru nibaze ko nazwi kundusha kandi ngiye matuye aragukoma arankoma cyane ahubwo ngiye nibaza impamvu azwi ari njye hatuye bakandya hiti Samu ntabwo ubizi reka wabonye haryo bwo nahangaha naho hejuru gira ngo wese tubanze tumuhamagare twumve kwandi Ndimbati wahabonye Fabrice hari n'izina rye ese Ndimbati komera mukomere twageze iwawe ndi kumwe na Fabrice Faboji Ndimbati natejemo nahageze hari kubabona ekaze ndende twaje twaguteye twaje nk'akaga ka mubumbano reka tujye kureba genda nyine uhita uhobera akoze Fabrice wamureba soma hara hejuru handitse ngo iki ngwino hano sombanza usome hari handitse kwa Ndimbati yagenda umuhobere rero nyine sha urakubiye pe Fabrice imeze sawa tu ni sawa Ndimbati umeze neza naribi meze bora umwaka mushya muhira na Noheli nziza Fabrice yambaye ese Fabrice nk'abasaza iyo ngofero wayivanye he ni ngofero nayikuye kwa Sarongo mu Bugesera Sarongo niwe wayikwambitse hanyuma Fabrice ari Noheli n'ubunani habanze iki habanza Noheli mvaye hanyuma se Noheli banze Noheli ba 25 noneho ubunani bukaba ya mbere hanyuma ya mbere na 25 ubwo habanze iki habanza 25 ariko yewe ya mibare yawe irapfuye nyine ngiye uko ndi kubibona gutya hazabanza Noheli ariko tuvuze ngo tutangiye umwaka abanza ubunani akajyaho Noheli nyuma ubwo nuko ngo ari Noheli n'ubunani habanza Noheli nyine ngurya ngera kugira ko abanza Noheli ubunani ariko dutangiye umwaka leta umwe ngo harabanza Noheli ubunani buzaza mu kwa 12 buzaza mu kwa 10 none se turi mu kwa kangahe turi mu kwa 12 ngaho harya ngo wari wazenye abanza nembereze ndi kubona afite n'inzu ngo kwa Ndimbati sha urakubiye burya ndakubiye burya ngwino mbanza ngutembereze uje mu modoka sibyo ariko hariya wahabonye nahabonye handitse ngo iki kwa Ndimbati ujya kumva se uri cyamamare pe gute uri cyamamare ntabwo nzi ko waba ufite ibintu bingana gutya niyo cyamamare mbonye gifite umufungo mvaye Sarongo se inshuti yawe ukuntu akize Riguri yawe niwabimenya nanjye sine namusobanukirwa Sarongo ntabwo uramusobanukirwa nanjye sine namusobanukirwa pe so uroroshyera uzi ko ariko nawe ngo ari we mukire iwanyu mu cyaro mva nyine ni mu cyaro yawe uri kuva mu mujyi
wabonye hano hari handitse ngo iki burusheri special kwa Ndimbati. Burusheri special kwa Ndimbati. Hano rero hacururizwa inyama. Hari hirya hacururizwa amafi. Urumva? Bite wabonye ko tuba dufite n'amafi agenda. Nibi birimo se? Amafi mazima. Wabonye? Nibi birimo se? Wabonye amafi mazima? Kira yakomewe yiruka. Wabonye ko ari nzima? Yego. Ubu nuko ananiwe. Ariko urabona ko ari mazima dore. Yego. Wabonye? Yego. Wabonye? Kwa Ndimbati rero hageze urya ifi nzima wirobeye. Ubi waruze ko bibinyamasheke gusa. Ibi nimwe bajya bavuga ngo nuko urya ifi wirobeye. Wabonye? Yego. Ngwino no nkwereka ibindi. Ahangaha bahita bacuruza inyama. Aha naho inyama bagurira inyama muri bishari. Iyo ugeze hano rero sibyo? Aha se aha bacururiza meki. Iyi ni imiti. Iyi ni imiti, iyi ni farumasi. Iyi ni farumasi. Buriya mugabo se buriya arakuzira? Uyu mwana uramuzi? Ntago Fabrice umuzi? Umuntu utazi Fabrice ubwo ngubwo. Fabrice y'inyamasheke koko. Kandi nta nubaze ko Madame Jeannette Kagame yaguteruye. Ndimo. Ndakurahira akora akanyenyeri. Warakora akanyenyeri kuko nanjye ndeye ko natera imbere. Kuko ibintu ndiko ufitemo hano. Umuntu wagiye umuntu Madame Jeannette Kagame yateruye wowe ntago buriya yagusigiye ibifaranga byinshi. Ariko none ndashaka yawe. None urashaka yanjye? Ndaguha. Urakoze cyane. Ikintu nkunda nuko wemera. Nuko nemera. Hano tuvuze ko ari muri farumasi. Wayibonye? Yego. Hano rero. Wayibonye abantu babana. Ese uracyabarwa nk'umwana ra? Aha. Uracyabarwa nk'umwana? Wapi? Ntabwo umwana asura umugabo. Kona muna za Didos. Kona muna za Didos. Za Didos se ntabwo. Siza abana nyine. Fabri hano bahita ng'ikiho. Naho ni muri farumasi. Da. Aho ni muri noza suna avuga ngo iki. Naho nyine abarimo ibyo kurya tu ibyo kunywa. Abahita muri supermarket. Sibyo? Dukomeze rero. Wabonye uko yitwa? Bright Life. Bright Life. Bright Life. Ayonye Fabrice. Uriyo muntu uko yitwa? Uriya muntu. Uramuzi? Selema, uramuzi? Yitwa nde? Fabrice yere yansuye. Wabonye Fabrice? Rero iyo ushatse uzamuka hano kuri esikariye ukagenda hariya hejuru hariyo salo de coiffure hariya n'undi muryango tuzashyiramo ibindi bintu ukaza hano rero hano ni kuri 250. Yego. 250 ugeze ibona? Yego. Iwanyu zirahaba? Yego. Iwanyu haba 250 kubeshya? Nguki? Inyamasheke haba 250? Nzoni Kamembe. Kamembe? Kamembe nta 250 zihaba. 250 ziba Kigali gusa. Aho nawe waba unshidiki. Yaziba Kigali gusa aho ngaho urakotoye. Aha naho ni kwa Ndimbati. Dukomeze rero. Iyo winjiye aha rero uba winjiye mu kabari. Nubwo uri umwana ndimo ndagutembereza. Yego. Amazina yawe yanditse ku bikuta. Amazina yawe yanditse ku bikuta. Aba yanditse ku bikuta. Regura icyamamare pe. Umunsi wageze ku rwego rwo kubaka inzu nawe uzandika amazina. Naye nzaryandika. Uzandikaho ndetse ho? Nzandikaho kwa Fabrice.
nzandikaho kwa Fabrice. Natana ndashaka kugusuzugura. Yagenda ariko urabe. Wumvishe Fabrice ra? Ngo biyari yansinda ngo ariko ngo nuko adashaka kunsuzugura. Biyari wayibonye? Arane mu gikoni. Ego. Mu gikoni bagukorera iki? Bakokereza iye nyama. Hano haba inyama yitwa indimbati. Aha baburetse nibankora iyo nyama biti indimbati. Akaba ikibyihishe inyuma. Ngo gutyo. Akaba nyirabayazana. Nyirabayazana. Akaba umwihariko. Nje nibankorera iki indimbati. Akabagaruka urebe. Nje bankorera iki indimbati. Indimbati. Mucoma. Fabrice mumushyireho indimbati. N'ikirayi ariko. Yego. Byange bize kumanuka. Sawa. Ngwino uracyagenda. Ngiye mu ijuru napfuye se. Ngiye mu ijuru napfuye. Ngiye mu ijuru napfuye. Ngwino. Ona ariko ukuntu mba nagutembereje ahantu hose. Yego. Noneho ahangaha rero sibyo Fabrice? Ahabonye? Hani muri VIP. Haba harimo n'ifoto yawe. Haba harimo n'ifoto yawe. Hari hasi seho ntabwo wayibonye. Urakubiye pe. Naho handitse kwa Ndimbati do. Izina ni kwa Ndimbati. Buri wumiwe rutembera ibintu by'umukire. Numiwe pe. Numiwe. Nkwereke n'ahantu noza ukarara nzakuraza. None harimo n'amacumbi. Amaruju. Yekuga amaruju. Fungurari rero ko afunguye. Ngahita ashaka ibintu iboneye. Amacumbi. Wanze kuvuga amaroge. Nese ubundi amaroge irayaza. Ndimba. No star mbonye waciye agahigo. Guteze. Nyine nubwo abandi aba star usanga bafite amazu ariko wowe inzu ufite ibintu birimo n'umwihariko. Guteze. Reba hakurya. Reba noneho agahigo kwa Ndimba atarimo n'izina ryawe. Uzi ko ibi bintu ari njye ubishushanya? Ninjye byiyandikira bino. Aho se nabyemera. Ngewe. Nta muntu ushushanya. Nta n'umuntu wo kukwandikira izina ryawe. Nkwereka ahantu rero hari umunsi waje ubundi ndashaka uzaza ukamara icyumweru hano. Yego. Harameze neza. Ndashaka uzaza ukamara icyumweru hano uryamye. Sibyo? Ngwino urebe. Iyo. Dore uzahita uza hano woga amazi ashyushye. Rero harimo n'inzande wansi. Harimo ibikenerwa byose. Nimba urakubiye pe. Nta wakwishinga. Nta wakwishinga. Urakubiye ufite buri kimwe pe. Fabrice. Ngwino wicare bundi uzumbwira amakuru y'Inyamasheke. Ego pe. Sibyo? Hari n'ibindi byumba. Birahari byinshi. Birahari ibindi byumba byinshi. Ego. Okay. Icara rero ubundi ukomanda icyo kunywa. Sibyo? Yego, Noheli nziza n'umwaka mushya muhire, ngira ngo ubu ngubu twageze kwa Ndimbati wakoze kutwakira, ngira ngo Fabrice nibwo bwa mbere muhuye kuri kamera, uri umwe mu bantu yajyaga nyishyuza igihe kinini cyane, ngira ngo iyi vacances nzi ko nabigusabye mbere. Abana Fabrice naza muri vacances tuzaza kugusura. Fabrice kwa Ndimbati turahageze. Nageze pe nisho haratangaje. N'umuntu wese
mbwira abantu bose bari mu Rwanda bari muri Kigali baze kwa Ndimbati n'abantu bari mu hanze n'abantu bari hanze n'abari muri diaspora baza mu Rwanda baze kwa Ndimbati bareba ibihari ndakeka ntabwo uzasubirayo hari n'amacumbi uzaryama uzaruhuka byose numiwe pe numiwe ibintu biri hano biratangaje gusa nk'ikintu cyagutangaje cyane ikintu cyanangaje ni ukuntu ufite na farumasi buriya ngiye ikintu ubuzima mvuse byanangaje ubuzima ubundi ukuntu watekereje ati reka amashyire farumasi umuntu ashobora kuba arwaye ugasanga centre de santé ikora agatuvuga ati kwa Ndimbati hari farumasi hano hafi reka tugiye gufata yo first aid first aid nyine ni nk'ubuganga nyine bw'ako kanya cyangwa bugufasha ubufasha bw'ibanze none kino kintu cyane ni ukuntu ufite etaje izamuye neza isa neza noneho agahita hongeraho kwa Ndimbati Ndimbati reka nkubaze ikibazo ngira ngo Fabrice akenshi abantu bakurikira social media hari abantu bamukunda bavuga ngo uyu mwana afite ubwenge butangaje abandi bati oya si mukunda rwose ararengera we Fabrice ujye ureba ibiganiro byo wenda nawe n'ubwa mbere muhuye wari usanzwe umufata uti iyo warebaga ibiganiro byo kuri YouTube reka mbwira abantu aho bavuga ngo abamukunda bo bakomeza bamukunda kuko hari igituma bamukunda nyine igituma bamukunda nta kindi nuko ari Fabrice yego Fabrice utandukanye n'abandi bantu hari n'ababyita rero ngo ntibamukunda abatamukunda nabo ntago nabashishikariza kutamukunda kuko burya niyo umuntu afite abamukunda nawe ubundi uba ukwiriye kumukunda kuko wawundi icyo amukundira byanze bikunze ntabwo ibyo bamukundira ari bibi ubundi Fabrice nanjye nkimumenya ni akana nabonaga hari akana gacabutse hari akana kakanajyuwa kakanajyuwa ibyo rero hari abantu batabikunda hari abantu bavuga ngo Fabrice ngo kigeza ngo akagabo ngo kigeza akanajyuwa ariko ubundi nibwo bwenge nibwo butwara kuko Fabrice niba atangiye gutya nyine ari najyuwa reka be najyuwa reka be najyuwa byanze bikunze biramutunze wowe urimo urapinga umuntu kandi ibintu akora biramutunze ibyo avuga biramutunze ubwire nabi kandi nta n'ikintu mu buzima bwe umufashije ntacyo umufashije ariko biramutunze warakubwira ati naravuze banyubakira inzu iyi niyo mpano ye yaravuze bamwubakira inzu ndavuga niga mu kigo cyiza aravuga bamutoranya mu bana bazajya gusangira na Jeannette Kagame by'umwihariko bwa unajya aragenda arasesera aba ari we mwana uteruga mu bana bari bahari barenga 100 ubwo se abantu rwose abantu ntibanyurwa abana b'abantu ntibashima pe Fabrice njyewe ndebye Fabrice mba numva nase karansa cyane ko hari n'ibintu nanjye ajya avuga nkavuga mwana n'uvuze biriya bintu cyangwa nanjye ajya ntungura mbere abantu benshi bari bazi ko ngo ari njye mbimubwira ariko bamaze kubimenya ko rwose nanjye abaho buri munsi ahora ntungura Fabrice ubonye Ndimbati rero utaza ikintu cyose wambwiye ngo inyamasheke akurusha ngo izina ngo kandi uhatuye ndimba ngiye mbwira ikintu ukoresha inyamasheke ndusha izina kandi ngiye matuye none se wagira ngo babaca umugani mu Kinyarwanda rero ngo nta muhanuzi wabo ariko nawe iyo ugeze i Kigali urabarya ariko nagera mu cyaro nkazima hariya buriya ari iwanyu nyine niyo mpamvu umunyarwanda aciye umugani ngo nta muhanuzi wawe buriya bagufata nyine nka Fabrice none se wagira ngo hano ngiye bamfata nk'icyamamare hano bamfata nk'umuntu usanzwe umuturanyi umucuruzi ibyo rero ni ibintu bisanzwe aho gusanga abandi bantu nk'ubu ukaba wumva wifuza kugera hano abantu bava i Burayi bakaza kwa Ndimbati abantu bava i Remera bakava i Kabuga bakava i Muhanga bakava i Nyamasheke bakava ahantu hose bakaza kureba Ndimbati ariko aba hano kubera ko muhora naba barabayavandimwe buriya rero nawe mu cyaro nyine babona uri umwana
nko mu cyaro ariko rero buriya hari akantu warusha itambutse burya baravuga bati dore wa mwana burya niyo bageze mu rugo hari igihe babwira abana babo bati mwagiye mumenya ubwenge nka Fabrice yaravuze dore bamwubakiye bana kandi shobora wasanga nko mu cyaro haba harimo amashyari nibyaburere gasamu icyaro ni icyaro n'umujyi ni umujyi erega icyaro baba bari kuvuga ati uruzingo nka ruriya ruba rumeze kuriya bubakiye inzu twebwe twiga dukora twarabize icyuya tukaba tutari twarashyira itafari rimwe ku kibanza no mu mujyi rero ishyari bararigira ahantu hose haba ishyari niryo ryogoje jenoside urabyikorera ugakora ugomba kubyihorera ugakora ibibazo byawe rero byinshi ibyo ushaka kubaza Ndimbati ku buryo ntari buzongere kumbwira ngo uve hano unyuzwe nambaza ikibazo cya mbere hari video nabonye ejo ndasubiranye na mugore yari wagufungishije byaciyemo murongera murasubirana oya twariyunze buriya iyo umuntu akugiriye nabi cyangwa akaguhemukira ntabwo nawe ugenza uko yagenje ahubwo ushaka uburyo wagarura umubano kuko byose birashoboka icyo ni icya mbere icya kabiri ko ntagikunda kubona ukina filime byagenze ute filime ndazikina kugira bakapasaba kwaba se buri koko kuri papa saba noneho ngewe ikibazo kindi mfite cy'amatsiko ibi ni ukuntu ibi bintu byose biri hano umuntu akubonye mu nzira yagutera ibuye ndibaza ubwenge wakoresha kugira ngo ubone n'amafaranga bukuye nanjye nkoresha nawe ukoresha ko twese turi ibyamamare we rero ntabwo urageza igihe cyo kubaka uracyari umwana ariko kandi uri umwana uzi ubwenge uzi gutekereza uzi gukora uzabigeraho icyo nicyo cyizere nguhaye nawe uzabigeraho ibi rero kubigeraho byose ni ugukora cyane ikindi buriya nta muntu wigira urya ucyo ukanakorana na banki ugakorana na banki ikaguha amafaranga hanyuma amafaranga ukayabyaza umusaruro ejo ukongera ugasaba ayandi yisumbuye kubera ko ayandi aba hari icyo yungutse ukagenda uzamuka ariko ubundi ni ugukora no kwegera amabanki ukorana nayo bakakuguriza ari byo ndikumva nta kindi nazimye ndikumva mbonye umuntu usubiza ibibazo byanjye bibiri ikindi wari wambwiye kindi uri bubaze urakibagiwe oya nta muntu ujya asubiza ibibazo byanjye nta muntu ujya usubiza ibibazo byanjye bibiri kubera iki wowe ubaye uwa mbere akaye wari wambwiye ngo uzamubaza ngo aha iyo nda ivahe iyo ndiva iyi nda rero buriya ntuzabona umuntu ufite inda ngo ugire ngo biba byoroshye aba yikoze igihe kirekire ubwo inda nta mafaranga ubundi umuntu oya inda ni ukunyurwa ni ukubyibuha ukanyurwa kandi umuntu uwo ari wese ashobora kubyibuha ushobora no kuba ufite ayo mafaranga ariko ntubyibuhe ni ibintu byiza rero bikaza mu gihe cyabyo ukabyibuha urumva yego kubera ko nyine uba ugomba ni igeno ry'Imana ikindi ntacyo reka nkwibarize wowe nk'umwana wamamaye navuga ko uri umwana uhagarariye abandi uyu mwaka ko tuwusoje turi kwishimira ibyo twagezeho wowe wageze ku Fabrice wishimiye iki ngewe se ngewe nishimiye ko inshuti zanjye zikiri nzima nicyo kintu cya mbere mbanza ngashimira n'Imana muri rusange nishimira ko inshuti zanjye zabaye nzima ndanishima ko mbonye na Ndimbati umuntu namaze kuva ku myaka 3 nshaka kuzabona mbona isura ye ngurya vuga turi muntu ninde ariko ku myaka yanjye 13 ndakubonye ubu ni ukuvuga ko wanegereje imyaka 10 imyaka 3 Fabrice imyaka 3 wari uzi kureba koko kumenya umuntu reka ubwire Ndimba uri mu cyaro imyaka 3 nge nagusiga mwiruka turi kwiruka imyaka 3 mu cyaro none kuko nagendeshaga ikibuno iyo wagendeshaga ikibuno byiho rero umuntu aba yaraciye kure kubera iki wagendeshaga ikibuno kubera ko nta maguru wari ufite nyine navuze mfite ubumuga
uza gukira ndakira da noza sinzi manzi ari mye ngo gira neza bugacya bukirugira neza mana gira neza bugacya bukirugira neza mana uyu Imana yakugira neza gukiza ubumuga ariko wagiraga amagambo nkaya ntukiri na mutoya menya ari ibyandobotsemo kuva ku myaka 2 ntago mu rugo bajyaga baryama nabaga mfite utugambo tutumvikana tutagira ute mama yarangira agafata agapira akamfuka hano agafata umuntu akamfuka hano ngashiduka nasinziriye ubundi atagupfutse ntiwasinziriye wumva se bivata nanjye narumiwe simbizi ahantu bituruka kandi birizana ntago nimba wagira ngo ni nka batiri wacaginga mu kanya ikongera ikavamo umuriro wagira ngo ari nk'icyicaro gishinzwe kuncaginga ku bugambo Fabrice iyo uri ku ishuri kandi umbwiza ukuri iyo uri mu ishuri si wowe muntu bahanira gusakuza cyane ntago uzi ko ari njyewe tu mu ishuri ushobora kwicara ugatuza ukazikurikira amasomo mwarimu arimo ariko asohotseho gato kugira ngo baneye urushinge rwa 6 asohotse gato gukoza ikirenge ku muryango abandi bana bagufata gute ku ishuri nyine ni inshuti zanjye urase mashyuze n'ibintu nakuyemo sibyo bura isa nko yamindura ubuzima namenye icyongereza abana nyine twigana ikintu bamfashije nuko nabanjije byatinze ko tumenyerane ko twaramenyeranye tuba inshuti n'abarimu tugenda tuba inshuti nyine bundi iyo wize mu kigo abana muri inshuti n'abarimu muri kigo bose muri inshuti byose bicamo none bose kandi turi inshuti mbafata nk'abavandimwe abo banyeshuri twigana kuko yaba ari ubu wa mbere n'ubu wa nyuma bose ntago ngiye buranca umuntu ubu wa nyuma ntago nca intege umuntu ubu wa nyuma ahubwo ngiye umuntu ubu wa nyuma niwe nigiraho kuko wa wundi ubu wa nyuma wa wundi ubu wa nyuma impamvu ngiye natanamufeka ni uko ushobora kuba wamufetse none agahita avuga ati bari abantu ubundi nuko wabona mba nabiyoro ugasanga kubise nk'uwa mbere wa wundi mwafekaga rero niwe ubereka ko byose bishoboka kuri finale wigeze ese wabaye ukangaye ntago nabona amanota watangiye kubeshya nyine batanze amanota kwa 5 ariko njye ndi nahi Kigali ari nahi Kigali ku buryo nta n'uwakurabuye none ubwo ndimba taraguhemba ate nta kintu ndi buguhere yada turahamagara mu rugo niturangiza ikiganiro turabahamagara gute turahamagara mu rugo niturangiza kandi uvuga ko utabizi nyine mu rugo nibo bajya kumfatira birote ku buryo ugeze iyi saha utaramenya ati nabonye amanota ya nabi erega ndimba umenya ahantu dutuye ni mu cyaro narejo none turabahamagara batwitabe gute hari n'igihe usanga batari mu rugo batiributse babyita gutirimuka ese televiziyo Sarongo yaguhaye iyo wayisize ubayisigenda nyine biri mu cyumba cyanjye tu usiga uyifungiranye ntabwo 300 byose ukabisiga harangaye ngo hanyuma se muri salo nta televiziyo ubwo se kuba wayihariye ntabwo ababyeyi baba bakeneye kureba televiziyo nyine amami yayishaka arayireba kuko niyo mba nasigiye imfunguzo iyo bashaka kureba ayikuramo bakareba barangiza bakayisubizayo ubu ugira icyumba cyawe ufunga mbega ubu nawe wigize umuntu w'umugabo ugira icyumba cyawe ufunga habamo utuntu twawe boro zajya uretse televiziyo se izindi boro ufite n'izihe ni ibanga reba mu nzu ntabwo mbagiye gusohora amabanga y'inzu kandi habamo radiyo ni byinshi bibamo nzi ko nta radiyo ugira ndayigira ingana iki ni GPW 32 ubu mbega iyo uri iwawe mu cyumba umuziki ukubitamo harya mufite n'umuriro yego iwanyu hagera ku muriro Fabrice rega ari akarere katwubakiye nubwo bari gukura mu karere bashyira mu kandi ariko bakazana umuriro ariko inzu yawe ifite ibyumba zingahe bakubakiye bifite ibyumba iriya nzu ni iyawe cyangwa ni iy'umuryango simbizi iyo wese y'ibitekerezo nanjye ubu nicaye gutya nazi igisubizo iriya nzu ni iyawe cyangwa bayubakiye umuryango simbizi nzabimenya nyuma y'imyaka 18
baburi bivuga ko ushobora kuzashora urubanza ndi kukumva hapi ntabwo mu myaka 18 ushobora kuzaburana inzu yanjye banyubakiye ntabwo naburana n'akarere waburana ubundi njyewe nibaza umuntu uburana na leta abantu nabo barihegeka tu umuntu uburana na leta sinzi ikintu na leta sinzi ikintu abashaka ntabwo waburana na leta none se inzu se yanditse ku karere inzu inzu yubatse ku karere vuga rero ngo isaha n'isaha batatse bari kuvanamo cyane rwose ariko sinanabizi wasanga yanditse kuri mama cyangwa bakazayandikaho nyuma y'imyaka 18 ifite ibyumba bingahe ifite ibyumba 3 na salo ya 4 harimo icyumba cyawe cy'abavandimwe n'icya mama na salo noneho hanze hari igikoni cyo dushyiramo ibikoresho harimo akabati harimo na runderereza noneho hirya harimo ku bwiherero harimo na dushe harimo n'ikigega ni byose nyine n'inka n'inka yakama neza n'inka baregwa u Rwanda ni rwiza ruyobowe n'umuntu mwiza urashimira nde nashimira nyakubahwa perezida wa repubulika y'u Rwanda niwe nshimira ubundi abandi bose ubwo baba bagiyeho ariko nyamukuru ni perezida wa repubulika y'u Rwanda Paul Kagame na madamu Jeannette Kagame ubashimira iki ndabashimira kuko banyubakiye inzu ahantu dutuye hageze iterambere kubera bo ntago nyigenda n'amaguru impanuka zaragabanutse kubera umutekano nta n'umuntu apfa kwinjira mu gihugu cyacu uko yiboneye kubera uburinzi bwiza bw'igihugu cyacu tugomba gushimira perezida wa repubulika ntacyo ataduserepe nubwo aba uvuye hanze ukagera mu gihugu tubona ati icyo gihugu gifite amahoro mu bindi bihugu hanze usanga harimo imyigaragambyo barimo kurwana ariko u Rwanda rwacu ibintu by'imyigaragambyo ntabibamo u Rwanda rwacu rukeshwa n'ibyishimo umunezero n'uburinzi njyewe nshobora imodoka ziragenda nijoro ariko hanze umuntu agenda nijoro yafunze ikirahure nubwo wafungura ukumva akayaga nta kibazo hanze wageze rega izo kamera se zibereyeho iki kamera ize kamera nyine aba bantu babereyeho iki nibyo ndi kukubwira nsoma ibinyamakuru basamuse babereyeho iki nabo kureba bya bintu biri hanze barebe bya bintu biri mu Rwanda mbibona hanze kubirebera kuri kamera nkabirebera kuri kamera kandi njyewe ntabwo aba ari edit uko umuntu ashobora gufata ibintu akabikora hari igihe ubona rero nk'abantu bari mu myigaragambyo abandi amasasu bari gukubitana hari n'igihe ku mukuru ajya avuga ngo muri iki gihugu nkareba nk'Uburusiya na Ukraine ibintu biri kuhabera umwaka warashize ibiri giye kwicokamo ariko u Rwanda cyane numva ngo hari igihugu bari guhangana kubera umutekano muzafite ukuntu abikemura mu bintu bye niyo mpamvu tugomba gushimira uno mupapa rero njye nzajya mwita papa ubundi wa byose nubwo wavuga ngo ntago nubwo waba uturutse hanze ugasebya umuyobozi wacu ndakure ntago waryama abaturage ukuntu bamukunda ahubwo n'ejo ni mu matora ndabwira buri muntu wese kuzatora umukuru w'igihugu nubwo njye nemereye gutora ariko abantu mwe mwese muzatore perezida pe abakuru bemereye gutora bazatore perezida yongera avuga perezida Paul Kagame uyu nguyu uyoboye igihugu cyacu ni nawe muntu ikizakora ko anare niwo muntu wa mbere uyoboye manda nyinshi ku isi hose abantu mwe uno muyobozi yongera avugura n'ubundi igihugu cyacu yongere ariko njye bujyawe ari ukuvuga ngo ni ukumuvuga ibigwi bye hari usigaje imyaka ingaho ugatangira gutora nsigaje imyaka 4 waje mu myaka 4 uzi ko waje ni ukuvuga ngo manda izakurikiraho uzatora iyo mani mfashe bongera bamutore n'ubutaraye nzamutora nujya gutora ubwa mbere akaba ari we yamamaje bizaba bimeze nzagenda nguruka nk'umuntu bafashije bubakiye nk'umuntu wiga mu kigo cyiza uruhare rwawe mu mpano ufite ni iki uzakora muri aya matora agiye kuza njyewe ngiye guhimba umuvugo nzavuga mu matora ya perezida mu karere ka Nyamasheke nzakora ishoka byose mvugane n'abayobozi b'akarere ariko bameme umwanya mvuge muvuga mu matora ya perezida kandi uwo muvugo ni muvuga naho batari batora bazahita batora kubera ko ibintu birimo byonyine
bizatuma warangije kwandika narawurangije ko sine nawe ufata ngaho tumbwira mudoki ntago ne nawe ufata oya gusa nyine umutwe nyine nitora Paul Kagame ntago ne nawe ufata ahayira besha kabanza kwibukira hanze nyine ariko ndawe ufata ubuse no kuba ko nta nutu umuntu wanditse habe agapfundikiye gatera amatsiko urubukuntu ubungubu ntabwo waha abantu nebura agace gatoya wapi ukuntu uzabumesha reka agapfundikiye gatera amatsiko ndimba reka nkubaze ikibazo kimwe kuri Fabrice nkunda kubona abantu bamwe na bamwe bavuga ngo mbyaye umwana nk'uyu ngewe rwose ntabwo nabyishimira ndi umubyeyi ariko nakunze yago ni ukunda kuvuga ati Imana izambabarira izampa umwana umeze nka Fabrice byanshimisha wowe ubyaye umwana nka Fabrice ahubwo se wamukura umuntu uvuga ngo abyaye umwana nka Fabrice ahubwo yamukura hari igihe none se ubyaye umwana nka Fabrice ahubwo amahirwe waba ufite ntabwo wabuze uko angana kuko Fabrice nubwo wenda abantu bashobora kumufata bakamufata nk'umwana nyine ngo ugira amagambo ariko afite amagambo yubaka afite amagambo atera ishyara ahubwo abandi abana benshi rero nabo bari bafite ubwenge bwa Fabrice icyambere ubwenge afite akunda igihugu rero umwana ungana gutyo utangiye akunda igihugu akabiharanira akunda umukuru w'igihugu avuga ibigwi bye abizi areba iterambere ry'igihugu akagera no kumutekano ubwo se uwo mwana wamunganya iki aba bana ahubwo abana bakwiriye abana bishoboka baba bameze batya nyine kuko bakura bakunda igihugu bakazanacyubaka Fabrice reka mbone no kukubaza ikibazo wumva mu buzima bwawe uzakora iki njyewe se mfite ibintu bitatu nzakoramo kimwe ubunyamakuru kujya muri gavumenti ni bibiri ubwo umupolitisi kujya muri gavumenti cyangwa se aba umusirikare cyangwa ukaba umusirikare umunyamakuru kuba umunyapolitike cyangwa ukaba umusirikare icyo wumva cyane uzakora icyo wiyumvamo ni iki ni ukuba umusirikare yego abasirikare ko nta bugambo bagira ariko nanjye ubu buzashira ubwo ni igiko buzashira abasirikare buriya ko ari abantu bari karume nta bugambo nk'ubu bwawe ubugambo bujyanye mu gisirikare ko nabari abasirikare nabo bakiri bato asanga ari bameze nk'aho ariko mubwire Kanyombya ntiyabaye we ese koko ariko se burya Kanyombya yabaye n'umusirikare ngaho ariko reba ariko niwe muntu umeze nka Joriji ariko afite ubwenge bwakure n'umuntu wa mbere ntabwo iki njyewe uranga umuntu tuganira mba nabibonye Kanyombya ni umuntu nabonye ko nta n'undi muntu abantu barusha Kanyombya ubwenge ni bake kuko buriya kujya mu gisirikare ukavamo anasanga nabo ari umusirikare mu ibanga tutabizi ubuse ngiye ko nabaye umusirikare ubona afite ubwenge ntabwo wari gushobora imbunda n'iyo nda ntabwo wari ubizi ko nabaye umusirikare reka kwereka ifoto kwereka ifoto nawe wabaye umusirikare kino gisirikare ko cyagiwemo n'abantu niyo mpamvu nawe ushaka kuba umusirikare Fabrice kandi ntabwo byemera ntabwo uri kubyemera ko yabayeho ntabwo nabyemera ntabwo wabyemera Kanyombya ni umusirikare ntabwo Ndimbati ni umusirikare ntabwo wari ubizi nyine Ndimbati yakoreye igihugu n'abantu benshi ntabwo babizi nanjye kubyemera byatinda pe ubundi ngiye nemera mbonye Ndimbati ari umusirikare once soldier mugana ningo once soldier always a commando ubona dafata imbunda ngo afite ndani ngo yirukange kuri aduye yatakara
none se yenda narayibuka kera rigana ari gatoya ndaza mwereka amafoto ndi muto ariko da wanasanga buri umuntu uko agenda akora niko niba ibintu bigenda byongera ku mubiri we wanasanga gifite imyaka 3 wanganaga gutya happy da ni iki wiyongereyeho igihe mu twahuriye myaka 3 ntanganaga nk'intebe umuntu ashobora kugenda akankandagira atambunye none se no kuba gusiga ufite ijwi ry'abagabo wanize ijwi erega Sam nakuze erega 14 si mikeya nubwo urumva wakuze ntago naho nagera ariko naho nzahagera da kimwana kaza imvura yise n'umuntu aba yatangiye kugira ibimenyetso by'ubukuri hari mwiki kuniga ijwi naki nabindi bimenyetso ufite cyangwa hanze kubivuga hanze kubivuga kuri Noheli Fabrice kumweri Fabrice turi no kugana ngira ngo ni batari kuri ifoto turi kugana ahubwo we ku musozo hari Fabrice hari commande y'indimbati mubizanire abanza ivovo ikintu bita Noheli ubundi udahaye umushinyama wamuhiki ese koko wamuhiki abakire bakunda inyama cyane erega niba barakuzikunda ntago baba bazibonye bahorera isambaza indugu none se nta nka zirahaba ariko nyine inka baba baraziriye baba barazibaze barazibaze ubundi bagashoka ikigo kandi Fabrice nawe azikoroba iki inde ngewe n'abasekuruza barindwi bagenda barusha none se uzi kugashya ubwato wajya mu bwato ukambutsa umuntu ikibuka ukamwomora ukamugeza ntabwo uzi inzara yatwishe ari nko ku cyumweru dufata nk'abantu cyangwa ku wa gatandatu bagiye mu isoko mu Kirambo bari kuva ku ishara tukabakubita mu kivu rero tukagiye muhengera ariko Fabrice ndimbati ntari nabyibagirwa yemeye kuzaza ko tuzaza kugusura ukadutekera umushogoro azaze pe inde bazasama arakubwira uzi kudibura bazasama arakubwira sako niko ibintu byo mu cyaro biziga reba uko uretse mwereke kera wowe wari umuvuga ngo yokoye we Imana ikura kure pe ayonye Imana ikura kure anga urabona ntari umusirimu wari uri musirimu kandi ni kera Imana ikura kure pe kera muri za 80 na aho buvukuye aho nibe nkuye muri za 80 na wambonye nka mafoto barayakuye aya mafoto icyo gihe ko na telefone za Sam uzi iki n'ikintu namenye ariko na n'ubu ntabwo nari umuntu wa mbere akoresheje telefone ku mugabane wa Afurika n'umunyarwanda umugabane wa Afurika wabikuye he akaba ari nawe mukire wa mbere mu Rwanda ariko ngo yitabye Imana yari umugabo ariko nyine ngo yagiye hanze ari umugabo ngo ubyibushye ntabwo ndi kwibuka izina rye wabisomye he nabisomye kuri Red Blue Jade ngo yari umunyarwanda niwe wavugiye kuri telefone bwa mbere muri Afurika ese yavuganye nande muri Afurika kandi nta telefone zihari nyine niwe wakoresheje telefone ku mugabane wa Afurika bwa mbere yararize ntabwo mbizi ntabwo nari nakora ubushakashatsi neza n'abandi kuvuga nanjye ndi kubishidikanya aracyari gukora ubushakashatsi byanze bikunze hari umuntu nyine n'ubundi muri Afurika wayivugiyeho bwa mbere ariko ahantu urimo gukura ko ari umunyarwanda niho hari kunyuma Fabrice ifoto ndimbata kweretse uyibonye ukamureba n'ubu ukareba n'ibintu amaze kukwereka wamubwira iki ndamubwira ati ndimba tujya gusenga ushimire Imana pe bwarane ngo ushimire Imana nyagasani ikiduhagaritse ngo tukaba tugejeje aya maginga amagingo nawe ujya ushima Imana pe ikaba ikiguhagaritse n'ukuntu mbonye ukuntu ari umeze ngo kandi ubundi uratashye
twongere twishime tunezerwe ngo dushimire Imana Nyagasani iki kiduhagaritse ngo tukaba tugejeje aya magingo. indirimbo ni abande urabaza abayiririmbye Ariko nabonye bajemo muri salba bari kwicuranga. nyine abayiririmbye bitwaga mu iki Ntabwo mbizi pe. Pfa kwiririmbira gusa cyangwa ni ya Bruce Melody Bruce Melody agiye mu gakiza ariko ariyo nabonye ngo hari indirimbo nabonye ese ntiyakirwa Bruce Melody bizava kure. hari wabonye ivuga ngo iki Ariyo nabonye ngo yanuza abari kukirganuza atpaniri yango ngo Zanzibar ahandi nabonye ariko nyine bisa nkaho nyine ari mu gakiza atarimo bya bishego bye tarimo ba bakobwa bambaye ubusa handi yari yambaye neza umukobwa yambaye neza yaregeye mu gakiza pe. ubu ni se narimbo turimbo twiza Ni nziza ko nyine uburyo zirimo iki nuzi umuntu uzifotora ni nziza n'umuntu uzeditinga ni nziza ariko amafoto abarimo nk'abari abakobwa ariko njye nibaza nshatse umukobwa akajya mwabiriya bintu koko mana ariko wasanga bari no kwishakira umufungo usanga abikora bishaka. ese Bruce Melody ntarimba amagambo meza Fabrice arimba n'amagambo nyine afasha sibyo ariko nyine niyo mpamvu rwose indirimbo ni nziza ariko nyine abantu akeneshamo. ese ko byise ngo ibishego ibishego ni iki Fabrice ibishego urabizi tuvuge ubundi se muharirimbye fana njyewe se mu baririmbye imfana ya guponda ubwo nyine ni yago tararirimba se kandi ko abantu yagaririmbye vuba njyewe nikundira aba Senderi nikundira aba Senderi yaririmbye ngo iki Fabrice ukundira abantu ba Senderi baraho nkunda nanuza na Ndwimana Jean Paul mu gikombe cy'imihigo nkunda hari undi muntu nawe twigeze gukorana kera mvuga ngo nzashaka umugore w'inzobe sinzi ukuntu bamwita tugushimiye nawe rero abo nibo mba nishakira ubundi abo nibo mba nishakira. abantu baririmba izigezweho ntabwo bemera Fabrice ntabwo bari bukumve nabi kandi we n'abana uranywa iki nishakira agafanta naringeze ngo ugiye kwaka urwagwa urwagwa sarara iyo uri mu cyaro iyo ndi mu cyaro ho ndarugerageza oya bajya bavuga ngo byeri siza abato nyine ni byera ariko n'urwagwa urwagwa se si igisindisha oya twebwe tunywa imitobe wabivuze byarangiye oya nyine ni urwagwa ni iki Fabrice urwagwa ni umutobe bashyiramo umusemburo warangiza cyangwa bagashyiramo amasaka nagize ukavamo nk'urwagwa kandi wabona ujya unywaho Fabrice pida mu rugo nubwo bazenga ariko ndeba ku ruhande iyo bazenze bankuraho umutobe bakawubika. kubera icyo utanywa urwagwa nyine Sam ntabwo nanywa urwagwa ndi buke njya ku ishuri rwangiza iki utari bujye ku ishuri ko waruma ariko ikintu umaze kubona umurwago kandi inzoga si iz'abato inzoga ntabwo ari iz'abato Fabrice urwagwa ruveho rwose ubanza ugira imyaka 18 hasigaye ine uzaza hasigaye ine nanjye njye nicara mu kabari nicare n'abandi bagabo ariko Fabrice hari n'abantu bavuga ko ufite imyaka y'ubukure Sam bavuga ko urashaje pe Sam njye ibyo ntabwo nzongera kubiteraho comment sibyo uzamvuga zamvugeho uzamvuga neza zamvugeho uzamvuga nabi zamvugeho kuko ino si ukuntu mbayeho nta kibazo mfite umvuga nabi umvuge nabi umvuga neza umvuge neza kuko ntacyo bintwaye ko bavuga ko ufite imyaka y'ubukure bakuvuga nabi ntabwo biza bisi abantu bakuvuga nabi mu rugero rw'abantu bakuvuga nabi twumve ibyo bakuvuga nabi oya ni abantu bo muri comment kandi nyine biza no muri comment niho wabamenya ni abantu bo muri comment tu abakomenti se nawe urabayoboye koko nawe ufite channel komenti ko nawe utaziyobewe baba barimo bavuga bacaca ariko njyewe njya nibaza nk'umuntu uvuga biriya bintu byanuza byiki aba yitwaje iki
Bibiki nyine biriya bintu byo kuma umuntu ujya kuri nuza akandikaho ngo Fabrice agira umunwa, Fabrice ni igicucu, aba yitwaje iki koko? none se Ndimbati se ari comment mbi wigeze ubona bamwanditseho ajya nkurikirana Inde? Njyewe? ibyo nkurikirana Njye nakubwira ibintu biba mu mujyi kandi ntuye mu cyaro. ni iki wakurikiye kibi banditse kuri Ndimbati Nigejeho ni nyine bamubeshyeraga ngo igihe bamufungaga barankurikirana njyewe buri kamwe kose bakujyana mu rukiko nabaga mbiruzi aho njyewe byakubabaje Ndimba ukuntu nagufanaga byarambabaje ukubona inshuti yabaye ifunze ariko ukuntu nagufanaga numvaga narababaye be. wumvaga bambeshyira se cyangwa wumvaga ari ukuri njye numvaga bakubeshyera kuko ukuntu nyine numvaga ko biriya bintu utabikora tu. nyuma uza gusanga sha idigiri minera idigi ngiki idigiri minera idigi bisobanuye iki nanjye niyo ngo akanyagishije yongwe nawe ariyo ariko azavayo iyo mugana nigo nashe nidacika. Ndimbati yarayiciye Ndimbati arayiciye nayo ngo nazavayo kubw'imbaraga z'Imana nawe azava Ndimbati zaje ariko reka tujye tube twirira ufasheho akantu hano tube turya sha niyo Ndimbati jyaho umubwire ukuntu imeze duhite tuvuga ko abantu bajye baza kurya Ndimbati agutereka imbere Fabri ikirayi Kigali ni heza muje kwa Ndimbati pe ni muje kwa Ndimbati urumva neza tese shimeze neza tu baze kwa Ndimbati Ndimba kubera ikinyama wayise Ndimbati ntabwo ari njye wayise Ndimbati n'abafana cyangwa n'abantu baza hari umuntu uba muri Suwede niwe waje arayirya yumvisha ukuntu imuryoheye aje kundeba avuga ati reka njye gusura Ndimbati araza inyama aravuga ati inyama ukuntu iryoheye n'ukuntu mwemera ati nyisi izina ati ni Ndimbati iyi nyama kuko ni umwihariko wawe wenyine nose ikoze mu ndumva imeze nk'ururimi ubundi nkongera kumva imeze nk'iki kindi hari imeze ni umwijima ibya harya amabya barayarya mushishito iyo nyama irakubiye irimo byinshi ntabwo wamenya n'ibiteguye Ndimba njyewe nuruka icyanguka ariko i Kigali haranangaje pe agutangaje gute ino nyama niyo nkuye ahantu hose ntabwo nagendeye ubusa pe kongere twishime tunezerwe dushime Imana Nyagasani kiduhagaritse tukaba tugejeje aya magingo niko Fabrice shaka uyu ni umuntu wa mbere usuye ariko reka nkubwire Fabrice ukwakiriye umunsi warangije kwiga ubanza uzahita uva Nyamasheke ukizira i Kigali shaka ahubwo nzahita nza kurara hano niho hantu nza hano nanjye guhitamo ashaka ikibanza n'ubu waharara none se mama wawe uzamusiga ariko ugomba kubukunda mama wawe cyane yamwange yarambyaye koko ese abantu bose none umuntu agwaye 1,000 wabimaze iki none hasha 50 leta nyohereza mama umva 50 yohereza mama andi 50 asigaye nabanza nkareba ikintu ndi kubura nkakigura reka mvuge byibura ngiye gukoresha kabyibura mvuge ngiye gukoreshamo 30 hasigaye 20 izo vere nazo ejo ni Noheli nanjye nashaka ahantu njya kwibendeka nashaka ahantu njya hatari no mu kabari nta nubwo usizemo ko wareba
abantu bari mu buzima abantu bo ku muhanda rega nakubwiye ati ya 50 yohereje mama haba hari impamvu namwohereje ntabwo ari ayo kurya mu rugo twenyine dufite abaturanyi twabwiye ati Fabrice abohereje Noheli tubwira imbere n'icyo gikorwa gikomeye uzakora nzubaka umuhanda ujya iwacu nzawubaka kaburimbo nzahinduka Sarongo nanjye nubaka umuhanda kwihenda we Fabrice kaburimbo zo kubona ihenda tugomba kwigirira icyizere ko byose bishoboka birashoboka kandi nyambwira abantu nanjye ko ako gasirenge nakandimba byose birashoboka byose birashoboka navuga ngo byose ntabwo bishoboka sinzi yaba yitwaje kubw'imbaraga z'Imana byose birashoboka none waba uri umukene ejo ugakira waba uri umukire ejo ugakena ejo bundi nabonye wasangiye n'abana bo ku muhanda birabivuze iki byari n'ibintu biba ku mutima wawe byo kumva ko ugomba no kwibuka abakene muri ibi bihe by'iminsi mikuru abandi baba bari kwishima cyane abana ubwo nanjye ngiye kubaza cyane abana buriya abana ni inshuti zanjye cyane abana ndabakunda buriya hari indirimbo yanjye mpamvu abantu bananiwe kugeza bahora bambaza ngo nzashyira hanze ryari ariko ni indirimbo ikomeza kumbyiganiramo ivuga ngo umuntu ninde sindi kubona umuntu ariko isoza mbabwiye ko umuntu ari umwana umuntu ni umwana buriya umwana nta shyara agira umwana nta ntambara ateza umwana ntiyiba umwana igikubiye ku mwana mbega umwana buriya ni umwana ntagira ishyari umwana ntagira umujinya umwana ntagira inzika umwana ntiyiba umwana ni umwana nyine buriya rero niba twagiraga imitima nk'iy'abana ku ruhande rumwe twaba abantu bazima ntitugire ishyari ariko abana rero niyo mpamvu buriya n'abana nkunda ko bankunda nanjye yego abana barankunda cyane okay nicyo nenge kucyupaza ukunze kugenda cyane ukabona abantu bakuzuye ndimbati cyane wenda yari umuntu mukuru uravuga ati nta bisanzwe aranzwe na umusitari iyo ubonye nk'akana gato kavuga ngo ndimbati ugasanga karakuzi birabyo biguhiki mu mutima wawe cyangwa wumva mbona ko ni impano y'Imana ni Imana mbona ko byose bishoboka ko ushobora kuba umuntu abantu bafata nk'undi muntu udasanzwe kandi mbona ko iyo bicaye mu rugo uwo mwana kugira ngo amenye abakuru baba barangije kumenya ni ukwanga iwabo baba bankurikira baba bakurikiye ibikorwa byanjye biranshimisha rero cyane iyo nk'ubu ushobora kuva hano nkajya mu Bugarama nkajya za Nyamasheke waba Fabrice ugasanga n'umwana uri hasi ya Fabrice yivugiye ati mfite imyaka 3 nari nkuzi urumva hari abandi bagenzi be Fabrice nuko agiye nyine ubugambo bwe bwamukijije akaba agera i Kigali ariko ubu ngeze Nyamasheke kandi Fabrice nzaza nje kugusura n'abandi bana b'iwanyu bambone ni karibu pe gaza bari rinde zina nubatse noneho ugashobora no kutongera no kugusuzugura ubwo basuzugura bakingiye ku cy'umusitari yaje kunsurara nta musitari urazi wanyu kuva nawe waba umusitari ninjye uzabaye wa mbere nzaza nkurishe hiti ubundi na meya bimenye meya nawe azahamanuka ariko meya ajya gutumaho akavuga ati ibikorwa bigeze
nagiye nyine njya kumusura tu iwe ku karere iyo ugeze se kubaza ibihe bibazo nyine turaganira ariko ubu ngubu uriho mushyashya ntabwo twari twamenyana uwo mwana muziranye turaganira twaga Mukamasaba Apoloniya uwo niwe wawe niwe wakubakiye oya wanyubakiye ni ndi kwibuka visi meya niwe nyine mfata nk'aho ariwe wamaye byose tu ni kuvuga ngo Fabrice n'ubundi visi meya kuva yakemererwa inzu ngira ngo inzu yubakiwe yari yayisabye madamu Jeannette Kagame ngira ngo kuva yayubakirwa kuvuga ngo ubuzima bwe na mama we buba bumeze nk'uburi ntabwo ari bumeze buba buri mu kuvuga ngo visi meya hari uburyo abakurikirana n'uba bari i Kigali ngira ngo visi meya babizi n'ubu ari i Kigali turavugana ajya kuza bose nabibabwiye ni ukwanga ubuzima bwa Fabrice aracyari visi meya uvuyeho akagenda umusimbuye niwe uhita ujya mu nshingano za Fabrice yego mbega ni umwana wa visi meya wa Nyamasheke ni umwana w'igihugu ni umwana w'igihugu ariko ni umwana w'igihugu visi meya ufite inshingano z'imibereho myiza y'abaturage ni ukwanga ngo niwe ugomba kubikurikirana mu guhererekanya ububasha visi meya aravuga ati dore impapuro dore ibiro dore iki ariko ntiwanajyaho ariko hari na Fabrice ntabwo wajyaho ibyo byose ukabona akarere k'inyamasheke utamuzi uzi ko ari icyamamare kandi Fabrice urumva ujya mu ihererekanya bubasha ry'akarere burya urakaze rero nubwo bavuga ngo baragusuzugura ntabwo bagusuzugura ahubwo wowe urakaze hari umuntu wigeze hariya akubwira nabi baramutwara ndirimbo twara umuntu wigeze kunshiraho bamufunga none na nungu barakicayemo yari yagize ate ngera bura ntabwo nyanishyura imodoka mu duce tw'iwacu ntabwo yishyura mutipa arangira aranyishyuza nemve gusura nyina na mama nyogokuru wanjye nari naciye bugufi pe muhereza 500 arayanga tarashaka 1000 kandi iyo minuko vikamembe ugera muri cyaso kandi nge nari mvuye mu bushekeri ku nzuzi cyitegerereza none bahagendera 600 yemereza 500 navuga ati nta yandi mafaranga mfite aransaka navuga ati nta mafaranga mfite anshiraho ati twara niyo nari ntwaye haruguru hari ya ndege y'abapolisi kakamodoka k'abapolisi nyine none undi rero twari tukitira indege kwero kuno kaguruka iyo none undi rero yarantwariye amata nari nkwiye kwa nyogokuru n'ibijumba yarajyanye n'amafaranga 500 n'ibijumba byanjye none undi ranje aragenda iyo abapolisi n'abamukase barangira aravuga ati n'uyu nguyu ati yego shoferi baramureka aragenda konveyeri baramukatana yarakujyana ibijumba n'amatubanje kwa nyogokuru noneho Fabrice uba hano abazi nimero zose zo guhamagara umugiriye nabi abazizi mu mutwe ya polisi za RIB nazo zifite se warwaye grippe yakwishe n'ibyikiza nta muganga bikeneye ntabwo ugiye kuzajya witwaza ubwamamare bwawe ugafungisha abantu b'Nyamasheke koko ngeze nakufungisha ntacyo dupfa ariko Fabrice baze gufungisha umuntu ushaka zinari ahantu ubu nawe uriya muntu arafunze ubu aracyafunze ari kurya impungure nyine yari 2010 yari muri cya gihe cya covid 2019 baramurekuye wapi aracyarimo nese ubwo bamwagiriza iki bamujije iki harigenge nuko yanciriye mu gihe cya covid nuko yaguciriyeho noneho byongeye ko mu gihe cya covid kandi baravuga ati covid andira mu myuka mu macandwe none bahita nanciraho icyo nicyo cyaha mbega ubwo yakwanduje covid narinze ahubwo ko bamufungiye ko yakujyaniye amata n'ibijumba uvanye kwa nyogokuru wapi
nuko yanciriyeho. none se ubwo wageze kuri abapolisi aho amacandwa akikuriho ku buryo yaberetse oya abantu barega bari bahari abatanga buhamya ese kuki batamubuje batuye umwana muri bari bamubwiye nimba baramubwiye ati wayobye umwana uri gukinaho ntabwo muzi ati wayobye yanga kumva bati umwana uri gukinisha ntabwo muzi ati wayobye hanjye nabakorera iki iyo nyuma yaho abantu abakonveyeri bagenzi be nabo bamuseka agenda none hari undi muntu avuga ati gira urugendo ruhiriye hano hagiye kumufunga sha ubwo si cyo cyatumye abandi bakonveyeri noneho bagira bakagutinya ukajya ugendera ubuntu ubu mbega ushobora kwidegembya ukajya n'ikamembe ku buntu hari imodoka utajyamo ariko ziriya bishyuza amatike inde ziraza ahubwo ari nazo ngendamo ziriya bishyuza amatike wajya musa nta tike ufite ntabwo bizi wajya witoreza reka rero baramukunda ni ukuba bamwikundira gusa niyo njya kumutegera agiye nk'inyamasheke avuye muri vakansi hari igihe biba ngombwa ko ntamucyura akitegera yabaye mukuru amutegera hari igihe biba ngombwa ko umushoferi ahita ambwira ati apo uwo ni wa muhungu wacu muzanira twitahanira agenda anganiriza ahubwo abantu uzi ikintu bakunda iyo bakugutwarira ubuntu n'ubundi busa n'uwishyuye ugenda utamenya yatuma baguha n'amafaranga ahubwo baba bakwibye ubu uri gukina komedi mu modoka yose ariko ubu ngubu nta gitaramo urategura Nyamasheke azategura igitaramo se baza kumureba se baba babwirirwa bamubona atsuka reka nyitegure nk'inaha i Kigali kandi cyarebwa Nyamasheke nta muntu wakureba kubera iki rega bari amazi duririrwana abona buri munsi makatakata ndi kujya ku ishuri babura ngute kuntu Baburi urahazi shimira Ndimbati rero ndimba ndagushimira cyane sibyo uri umugabo w'intwari uri umugabo urinda ijambo ryawe uri umugabo nyine tu ukomeye umugabo ikintu nagukunda ntago iri mu bibazo ntago wowe utererana abantu kuko wambwiye ngo n'umukobwa yagufungishije ariko washaka kumwereka ko nta ribi ryawe n'ubundi murasubirana ubundi icyo aba ari cyo cyizere cyo kwereka ko umuntu ko nubwo twakangana nubwo twashwana ariko uracyari inshuti yanjye cyangwa uracyari umugore wanjye icyo kintu cya mbere ngushimira cyo kugira umuntu icyizere ndimba ndagushimiye n'akazi kawe ukora kazaguhire Imana izabigufashemo buri kimwe cyose ukoranye n'imiryango Imana ijye kugenderera aho ugiye hose Imana ikurinde tu Fabrice urakoze cyane urakoze Fabrice ampaye impanuro rero mukomeze rero dukurikire kuri channel Ndimba TV n'urugendo na niyo nkuru Fabrice TV niyo nkuru Fabrice nawe afite channel nyaboneka mujye kuri channel ya Fabrice niyo nkuru Fabrice uze ko hari link Ndimbati akugirira hanyuma reka tubifurize Noheli nziza irabura umunsi amasaha ubu ntabwo akiri umunsi amasaha reka tubifurize Noheli nziza ndashaka kuza uyu munsi ndashaka no kuza gutembera mu mujyi nimugoroba naranyuze mu mujyi mu rukundo abantu bishimiye Noheli uyu munsi ndashaka kuza nanjye gutembera mu mujyi abashaka rwose turaza guhurira mu mujyi ndimo ntembera n'amaguru byose rero birashoboka nakagaruka umwaka mushya muhire genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire